guhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo, ntuzatinde kuwuhigura, kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kukubaza bikakubera icyaha. Ijambo riva mu kanwa kawe ujye uryitondera urisohoze. Numara guhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo wahigishijwe n'umutima ukunze, ukawusezeranisha akanwa kawe. Ngiyi insanganyamatsiko y'igitaramo cyo guhigura imihigo yahizwe ku nyubako y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Batikoti, kizaba tariki 7 z'ukwa kabiri 2026 uko itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Kabatwa, guhera saa 2 za mu gitondo. Mbega uburyohe! Tuzaba turi kumwe n'amakorari yose yo ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Batikoti. Sayo gusa rero, kuko tuzaba turi kumwe n'Ibizima Group yo ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Rubaya i Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Utagira shinge na rugero bantu b'Imana bugaruye akageso kari mu bagore n'abagabo ko kuvuma, ndetse n'umuhanzikazi Uwarurema Joyeuse ararenze, uwo mwami ararenze. Mwese muratumiwe rero, nimuze dufatanye kubaka inzu y'Uwiteka. Haleluya! Umunsi umwe nabyutse kare nja mu materaniro, nsanga umugore yajyanye mu mukingo n'ikijogo, yasinze we yarazi ko yatashe mu rugo, si umuhanda